Aya ni amakosa atatu abantu benshi bakora bikabangiriza uruhu rwabo, by'umwihariko uruhu rwo mu maso ariko no muri rusange nyirizina. Aya makosa atatu niba nawe uyakora urimo urangiza uruhu rwawe, nyabuna rekera aho ngaho. Uyu munsi nitegeye akazuba, mbaga nshaka gukora akavidewo ndi hano ku kazuba nyine. Aya makosa atatu rero nimba uyakora, nyabuna ariko ni ku Ishusho TV, twaguhaye ikaze, turagusaba gukora subscribe ukatwiyungaho. Nimba aya makosa atatu uyahora urimo urangiza uruhu rwawe cyane cyane ku rwego rwo hejuru. Ikosa rya mbere, kutareka uruhu rwawe ngo ruruhuke. Uri wa muntu uhorana makeup. Nibyo abakobwa, abadamu tugomba gusa neza, kubera ko no mu bikurura umuhungu by'umwihariko akubonye cyangwa umugabo, isura yawe, uburyo usa, uburyo witatse, nubwo bakunda umuntu uri normale ariko ntago yagukunda ufite igiheri kigera iriya, uri umuntu utitaho jamare ni ikintu ugomba kwitaho nibyo. So niba rero wa muntu uhora full makeup kugeza ubwo uziryamana, urimo urica uruhu rwawe nta kabuza. Gusinzira na makeup ntabwo bikwiye. Jya ureka uruhu rwawe uruha umwanya wo kuruhuka. Just nimba uri mu rugo, mu mirimo, ntago ariko wango niba ugiye gukoropa inzu banza ukubeteho cya makeup. Niba ugiye guteka, urabizi kiriya cyokere n'iki bya hariya imbere y'amashyiga cyangwa ya gaze cyangwa y'imbabura, ngo hanze gukubiteho full makeup y'icyo, ubwo urimo urangiza uruhu rwawe. Niba ugiye mu birori sava, nimba ugiye mu bukwe sava, nimba ugiye out usohotse, of course nk'umukobwa cyangwa umudamu ugomba kugenda usa neza, ariko nyabuna niba unatashye ibuka gukuraho iyo makeup, kubera ko kubirarana byangiza uruhu rwawe. Tutizimye mu ijambo, ikosa rya kabiri abantu benshi bakora bigatuma batabasha kwita ku mpu zabo neza, impu zabo zikangirika. Iryo ndashaka ko turitindaho kubera ko ririmo isomo rikomeye. Kora subscribe twiyungaho utazajya ubura ibiganiro nk'ibi bidufasha kugira ubuzima bwiza, umubiri mwiza, umuryango wishimye, kuko ni kuri channel y'umuryango Ishusho TV. Kutamenya ibyo ugenewe kwisiga, iri ni ikosa abantu benshi tugwamo. Kutavuga ngo ndisiga iki, nahe bavuta nakwisiga kamerera neza, nahe ntagomba kwisiga. Ibi rero birajyana no kutamenya uruhu rwawe. Kutamenya ibyo wisiga, ibi biragendana no kutamenya ubwoko bw'uruhu rwawe. Ubundi uruhu rwa muntu cyangwa se uruhu rwacu cyangwa se uruhu rwawe cyangwa urwanjye, muri rusange uruhu rugira ibice bitatu rubarizwamo. Wowe uri mu kihe cyiciro? Ntabwo ubizi. Rero kubera ko utabizi, bituma wisiga ibyo ubonye byose bikagira gute, bikakugiraho ingaruka. Reka turebere hamwe ibyo byiciro bitatu by'uruhu. Icya mbere ni uruhu rwumutse. Iyo ufite uruhu rwumutse, ntumenye ngo umuntu ufite uruhu rwumutse arisiga ibiki, icyo gihe bigutera ikibazo gikomeye cyane, bigatuma ubasha kwangiza uruhu rwawe. Umuntu rero ufite uruhu rwumutse aba agomba kwisiga amavuta menshi, amazi makeya, kubera ko ufite uruhu rwumutse. Nk'urugero, ukisiga amavuta arimo creme, ariko ukamenya ko na vaseline ari ngombwa ku ruhu rwawe kubera ko ufite uruhu rwumutse nyine. Hakaza nimero ya kabiri y'umuntu ufite uruhu rumeze gutya. Nimba ufite uruhu rw'amavuta, ukaba ubizi ko ufite skin oil, uruhu rw'amavuta, rwa ruhu ushobora no gusohoka utisize abantu bakajya bakunyurayaga mu maso. Kuba ufite uruhu rw'amavuta mu buzima bwawe busanzwe, hari amavuta ugomba kumenya ko ugomba kwisiga. Ni ukuvuga ngo ugomba kwisiga amavuta arimo amazi menshi, hanyuma ukisiga amavuta makeya. Donc ni ukwisiga amavuta arimo amazi menshi ariko amavuta makeya, kubera yuko n'ubundi ufite uruhu rugize gute, rufite amavuta. Urugero ni ukwisiga amavuta y'ama lotion oil. So nimba rero ufite uruhu rw'amavuta ukajya ukisiga amavuta y'umuntu ufite uruhu rwumutse, icyo gihe uri kubyica. Ubwabyo ufite uruhu rw'amavuta ukahita ujya kwisiga amavuta menshi, kandi still n'ubundi ufite uruhu rufite amavuta menshi. Naho ibintu bipfira, uruhu rwawe rukangirika, uruhu rwawe rukagira ikibazo. Ntumenye ngo byagenze gute, kuki nkora nisiga ibi, kuki bigenda gutya, kuki ntagira uruhu rwiza, kuki ikaba kuki. Tugomba kwimenya, tukamenya impu zacu. Ndabona akazuba kari kugenda karenga, kankore video vuba kugira ngo bitaza kunsaba gushaka video zidasa. So ikindi kintu nyine ugomba kumenya, ukavuga ngo okay, ngiye mfite uruhu rwumutse, ngomba kwisiga amavuta ameze gute.
mfite uruhu rusanzwe. Uruhu rwa gatatu nimero uruhu rwa gatatu ni uruhu rusanzwe, rwa ruhu rutana amavuta menshi kandi rutanakanyereye cyane, rusanzwe normal ku buryo ibyo wisize byose bigufata. Si muzi ko hari abantu bisiga amavuta yakisiga kiva gikotori kamufata, yakisiga ka moviti twende, yakisiga ka veseline twende, yagaruka ku y'amazi bikajyana. Umuntu afite uruhu rusanzwe rumwemerera kwisiga ibyo ashaka byose, ariko ufite uruhu rwumutse usabwa kwisiga amavuta menshi, usabwa kwisiga amavuta menshi, amazi make, kubera ko uruhu rwawe rwumutse nyine rukeneye ayo mavuta, ugasanga uri kubyica. Ugasanga shenge wifitiye uruhu rw'amavuta rukeneye kwisiga amavuta arimo amazi menshi y'amalotion, ariko akagiramo amavuta makeya, ugasanga urimo kwisiga cya gikotori. Icyo gihe uri kubivangavanga kandi ibintu bigira ingaruka ku ruhu rwawe. Ugasanga ufite uruhu rusanzwe, aha rwose ho wisiga nyine ayo ubonye yose urisiga, we nta kibazo byagutera. Irindi kosa rya gatatu abantu benshi by'umwihariko abakobwa abadamu tugwamo, rigatuma twangiza uruhu rwacu, ugasanga rufite agakara kari naturel kameze neza kadafite ikibazo na kimwe, just kubera ko wabonye ishusho yisigaye amavuta ati nanjye ndashaka, just kubera ko wabonye Claire yisigaye amavuta ati nanjye ndashaka. Kwigana abandi ni ikosa rikomeye. Kuba kana kayisiga amavuta meza kamukwira, akamufata agacya, akamukesha, ntago bivuze ngo nawe nuwisiga niko bigiye kugenda. Wapi ndaguhakaniye. Just banza umenye ngo uruhu rwanjye ni uruhe, nkeneye kwisiga amavuta ameze gute. Icyo gihe uzaba utsinze iki kibazo cyo gutuma uruhu rwawe rwangirika. Naho umuntu yazanye iyi sabune irakesha, iyi sabune iragira uruhu rwawe ugiye kuyisiga ihita igenda hano itangiriza n'umutuku, hano hagira umuhondo, hano hagira umukara. Uriya nabyisiga bimubere bike ubone bimeze neza. Kubera iki? azi isura ye, azi umubiri we, azi uruhu rwe type rurimo. Mbega ibanga hano ni ukwimenya ukamenya uruhu rwawe. Mfite uruhu rw'amazi, nako uruhu rw'amavuta ngomba kwisiga ibi nkareka ibi. Mfite uruhu rusanzwe, aho ntakumirwa. Mfite uruhu rwumutse cyane, ngomba kwihata ibintu birimo amavuta menshi, amazi make. So ibi rero iyo utabashije kubimenya ugakomeza ukora aya makosa yo kuvuga ngo kanaka kubera ko yisize amavuta akamuhindura inzobe, abona narishidutse nkanze aka microphone kakazima muri hangana, birangira biri kurangira uri kwangiza uruhu rwawe, bigatuma ugira uruhu rumeze nabi, amavuta yose wisize ntagufate, ibyo wisize byose ntibigufate. Nkwibutsa yuko kandi iyo wabashije no kumenya ko ufite uruhu rw'amavuta, icyo gihe bigendana n'imirire, ukaba umenya ngo umuntu ufite uruhu rw'amavuta yagira iki kugira ngo agire uruhu rwiza, yagira iki kugira ngo uruhu rwe rutangirika. Ukaba uzi ngo umuntu ufite uruhu rusanzwe ni izihe mbuto, ni izihe mboga agomba kwibandaho. Umunyarwanda rero yavuze ngo amagara agira gute? Aramirwa. Usabwa kumenya uruhu rwawe, ukamenya ibyo ugomba kurya bigendanye nabyo. Ni hahandi ugera mu rugo warabyaye, baragushatse uri agakobwa ukitaho makeup zigufata, wagera wakubitana n'umujagararo w'abana, wakubitana n'umujagararo w'imirimo yo mu rugo n'ibiki byose, ugatangira kumenya ibyo kutamenya ibyo wisiga, ukajya ujya muri stress uvuga ngo kanaka ubwo yabyisize nanjye byisize byamfata. Ntabwo biri kugufata, ahubwo kugufata birakwangiza. So menya type of skin of yourself, menya type ya skin yawe, umenye uruhu rwanjye ni urw'amavuta, uruhu rwanjye ni urusanzwe, uruhu rwanjye rumeze gute. Icyo gihe numara kumenya bizagufasha kumenya ngo okay, aya mavuta nayisiga, aya sinayisiga, ibi nabikorera uruhu rwanjye, ibi ntabwo nabikora, ngomba kubireka. So aya makosa atatu rero komeza kuyirinda, kandi niba uyakora of course abandi bafite impu nziza uzajya babona, bumva mu matangazo, babone ko mu binyamakuru, babona ahantu hose, ariko ntabwo bizagushyikira. Ariko nuyirinda nawe uzagira uruhu rwiza, uterwa ishema n'ukusa, uterwa ishema n'uko Imana yaguhanze, utarinze kujya kuvangavanga ibi na biriya na biriya na biriya, ahubwo kubera yuko wamenye uruhu rwawe urwo ari rwo, warangiza ukamenya ibirubereye, ibirukwiriye, haba mu mirire, haba mu minywere, haba mu myisigire, ndetse kandi ukareka urwo ruhu rwawe rukaruhuka. Nyabona kuba mwiza ntabwo ari ukwisigaho amafondeti ibihumbi magana. Ni abantu muzi bari natirere beza, baba bazi uruhu rwabo, bakamenya uko bisiga, bakamenya uko barya, bakamenya uko banywa, ibyo bariye nyine bikagaragara inyuma ku maso habo, kuri face yabo. So hagarika my dear friend kwigana abandi ngo biriya ngo ubwo bisize ibi ngo nanjye byankorera. Ibyo bintu biri kukwangiriza. Hagarika. Kakazuba ka kibera inka ni keza nako kukota, uzi ko kagira vitamine C. Nusi nashatse gufata ka vitamine C niciye ku kazuba ndavuga
why not ntabigendanisha na video se tukaba twikora n'akavideo byadutwara icyo bitwara ntacyo bitwaye kaza kwiyotera aka vitamine ka kibera inka mu gitondo ukajya koga ngo koga ukajya kota kazuba ka mana we aka ko ari akakibera inka ka mu gitondo bakita gutemwa kabyarana ndakibagiwe ka mu gitondo ko mu masaha ya saa mbiri kari akazuba biba ari byiza ko kajyanaho umwana ababyeyi mwabyaye murabizi kari akazuba kujya gukotesha umwana ngo agakiza umuhondo n'ibiki mbega iby'Imana yaturemeye biri natirere bifitemo imiti ihambaye ariko rimwe na rimwe turabipinga kwicara kuri kazuba vitamine ukayisaruramo kujya ku kazuba ka mu gitondo kari kurasa kava miriya mu gico kaza kakurasiraho ukagasaramo bikagira ingaruka nziza ku ruhu rwawe n'umwana wowe ufite niba uri umumama ukaba uri kureba ko afite umwana w'uruhinja wa mwana utaruzuza ukwezi muto cyane urasabwa kujyana ku kazuba ka mu gitondo kari akazuba gakiza umuhondo w'umwana gakiza iki umwana akagira umubiri mwiza akagira ubuzima bwiza bitewe izuba na kirere ibyo Imana yaturemeye ntitukabipinge ibyo Allah subhanahu wa ta'ala ni umuti Imana ntiyaremye indwara gusa usibye ko yaremye n'umuti wayo haba mu bimera haba iy'abaganga bagenda bavumbura kandi se bayikora mu bimera akenshi niho bayikura so negera uruhu rwawe umenye uko witaho hanyuma nanjye unkorere subscribe unkorere like unkorere share unkorere comment urabunkoreye umusada ukomeye nk'uwo nkukoreye kugira ngo ubashe kwiyitaho hanyuma niba ushaka ukuntu twamenya uruhu rwacu ukuntu wakisuzuma unyandikire muri commentaire turabakunda cyane ni kuri channel n'umuryango Shusho TV akazuba kakibera inka ndabona kari kurenga rero reka ndengane nako nanjye ngiye gutundi tuntu njya gukora ndabakunda cyane bye bye